Ndagusuhuje ukunda gukurikirana ibiganiro bya Numwe ni wa mwanya tukugezaho cya kiganiro gikundwa n'abantu benshi hano ku Numwe kigaruka ku cyamamare kiba gikunzwe hano mu Rwanda, kiba cyarakoze ibintu bidasanzwe haba mu myidagaduro, sinema nyarwanda, umuziki ndetse na siporo nyarwanda. Wowe icyo usabwa hano ku Numwe ni ugukanda subscribe, ubundi tukajya turushaho kubana buri munsi ikiganiro cyacu tukiaploadinga, ukageza mu ba mbere bamaze kukireba uwo mwanya direct kikijyaho ugahita ubona notification ivuga ati iki kiganiro Numwe uploadinze cyaba kiza ukirebye mu ba mbere. Wowe nta kindi kora kuri subscribe, ubundi ukore no kunzogera iri iruhande rwaho. Hananga ari Numwe ikaba igiye kugaruka ku Uburanga buhebuje, ni icyamamare, ni umuhitinzi kazi umunyarwanda, kazi umwe mu ba mbere bafite ubwiza budasanzwe hano mu gihugu imbere ndetse no hanze yacyo. Usibye ko ari n'umubyeyi, ni umumama wubatse urugo, dore ko nubwo yubatse urugo bidakuraho kuba ari umwe mu bantu bagifite uburanga budasanzwe cyane. Nakubwira ko tugiye kugaruka uyu munsi ni BAHAVU Jeannette, umwe mu bakinnyi ba filime bakunzwe kandi banagikunzwe hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kandi subscribe ubundi turushaho kubana. Iyi ni Numwe, naho njye ndi inuma imaso numenera. Iyi ni Numwe. BAHAVU Jeannette twamukunze cyane mu mafilime menshi nka City Med, ariyo nayo yamufashije cyane kumenyekana mu ruhando rwa sinema hano mu Rwanda, dore ko City Med yaje kuza kuyikinamo ari umukobwa umwe ufite imico idasanzwe, akina yitwa Diane, ugasanga ni wa mukobwa ufite umuvukanyi wiwe, umusaza wiwe bita Nick Dipoze, nawe twaramukunze hano muri sinema nyarwanda, aho yabaga ari wa mukobwa navuga wikarashika, wa mukobwa uvuga amagambo menshi kandi uvuga ari seriye cyane, ukunda kwikaruma cyane, ibyo bigatuma akunda gukankamira musaza wiwe muri iyo filime ya City Med, kandi adasize na mama wiwe bitewe n'imyitwarire yiwe. Aho ngaho rero muri City Med BAHAVU Jeannette akinayemo yitwa Diane yaje kuza gukundana na Deo, umwe tuzi cyane nka Ndimbati, usibye ko muri City Med akina yitwa Deo, ugasanga aje kuza kumubera umwe mu bagore beza b'indashyikirwa, ariko nyuma baje kuza gushwana bitewe n'imyitwarire haba ari iya Ndimbati ndetse n'iya BAHAVU Jeannette cyangwa se Diane. Ibyo byaje kuza gutuma Ndimbati wari usanzwe muri iyo filime afite undi mugore bigeze babana ariko wari utuye mu mahanga. Uko bigaragara muri filime byaje kuza kugaragara ko Diane BAHAVU Jeannette yaje kuza kwicwa muri iyo filime ya City Med, bikaza kuza gutuma afata indi nzira. Muri City Med muri make byavuzwe ko yapfuye kugira ngo bishyire iherezo ku gukina kwe muri City Med nk'umukinnyi wa filime. Aha ngaha byaje kuza gutuma ategura amaproje menshi cyane yari adufitiye, dore ko nyuma yo kuva muri City Med BAHAVU Jeannette usa na se yaje kuza kujya gutegura filime yiwe yitwa Impanga series. Ni filime yateguye yaje kuza guca ibintu hano mu Rwanda, dore ko mu mwaka wa 2020 yaje kuza gutorwa nka filime ya mbere irenze mu Rwanda, ndetse no mu mwaka wa 2021 niyo filime yari ikunzwe hano mu gihugu imbere, dore ko ari imwe mu filime yashowemo amafaranga menshi cyane bitewe n'ibikoresho, inzu, abakinnyi bakina, abasitari batandukanye bitewe na maquillage, makeup babiteye, ugasanga ni imwe mu mafilime arimo ibiciro, arimo ibintu bihenze cyane kandi ari no ku giciro cyo hejuru cyane. Nakubwira yuko rero nyuma yo gutegura filime bita Impanga, ari nayo aza akinamo ari kumwe n'umukobwa w'umuvukanyi we, n'ubundi ntimpanga yiwe mu buzima busanzwe ariwe bita BAHAVU Jeannette, nawe akaba akina ari impanga ya BAHAVU Jeannette, umwe yitwa Kami undi yitwa Keza. Rero nakubwira ko abo bakobwa baba ari abantu bakuze bakundana cyane, ariko byagera nyuma bakaza kuza gupfa umuhungu, dore ko ikitakwishe kigutandukanya n'inshuti yawe, kigutandukanya n'umuryango. Aha ngaha uyu BAHAVU Jeannette ukina yitwa Kami muri iyo filime y'Impanga yaje kuza gukunda n'umuhungu bita James, ariko
umuvukanyi wiwe impanga yiwe Keza ntiyaza kuza kubyishimira, bituma ishaka kuza kwivanga mu rukundo rwabo, nayo ikajya ikundana na James mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, ko James kubatandukanya byari ibintu nawe byamugoraga, ku buryo kumenya umushiri we byamucanga. Hagiye rero yahanaga gahunda na Bahavu, nka Keza yabibona ugasanga yahise avuga ati iyi gahunda rero ubwo mbibonye mbere yiwe, yaba yamufatiye nka telefone agahita ajya aho hantu bagahura, azi ngo ni Kami bahuye, kandi mu by'ukuri amaje guhura na Keza. Rero iyi filime bita Impanga, dore ko nakuvuga ko ari filime usanga ikinwamo n'umuryango wo kwa Bahavu Jeannette, mbe kwa Diane cyangwa se tuzi nka Kami, dore ko nakubwira ko director w'iyi filime ni umwe mu bagabo bakunzwe muri sinema z'abarundi cyane, dore ko ni umwe mu ba director bagezweho hano mu Rwanda, nubwo ari umurundi ariko ni umwe mu ba director bakunzwe cyane. Nakuvuga ikindi kuri uyu mu director bamwita Frari Legend, ni umwe mu niwe mugabo ubundi mu buzima busanzwe wa Bahavu Jeannette usa na se, dore ko basezeranye mu mwaka wa 2021 ujya gusoza, kuko bateguraga ino filime y'Impanga. Rero umugabo yari afite iyo proje aza kuza bigutuma n'ubundi atereta Kami, barashyingiranwa, urugo rurakomera, dore ko kugeza ubu ngubu bamaje kwibarukana umwana w'umuhungu, imfura bayita Amra. Rero iyi filime nakubwira ko bita Impanga ni imwe mu filime nayo yakunzwe cyane hano mu Rwanda kandi akomeje gukundwa, ariyo ya Bahavu Jeannette, kandi akaba yifatanyijemo n'umugabo we. Ni projet y'umugabo we ariko ugasanga abayikinamo abacteurs benshi ni umuryango wo kwa Bahavu Jeannette, nubwo harimo na benshi bavukana no kwa Frere umugabo wa Bahavu Jeannette, ariwe nakubwira nk'ukina muri James dusanzwe tumenyereye kuri televiziyo Rwanda. Ni umwe mu banyamakuru bakunzwe bakora ikiganiro Demira, kandi akaba yitwa David Carmel. Murakizi ikiganiro gica kuri RBA cyangwa se kuri televiziyo Rwanda. Wowe icyo usabwa hano ku Numwe Media rero nta kindi ni ukanda subscribe, ubundi tukajya turushaho kubana umunsi kundi, uko bwije n'uko bukeye tukakugerera hirya no hino, tukakuzanira amakuru agezweho hamwe atwika muri Kigali yacu, usanga nta handi hantu wayakura hatari hano ku Numwe Media. Ushobora kutwandikira muri comment ukatubwira ati rero hari ikintu numva kitagenze neza hano ku Numwe Media, bigenze neza iki kintu mwazagikosora, cyangwa se ukatubwira ati uko mbibona rero hano ku Numwe Media mukwiye kuzadutegurira ku cyamamare runaka, haba ari umukinnyi wa filime, umukinnyi w'umupira w'amaguru, umuririmbyi ndetse n'ibindi byamamare byinshi cyane, pfa kuba ari umuhitinzi, umwe mu babazwi n'abantu benshi hano mu gihugu mo imbere. Kandi subscribe, ukore like, share na comment, ushobora no gusharinga ikiganiro ku nshuti zawe cyakuryoheye cyangwa se nawe cyaba kitakuryoheye, ubundi ukarushaho gufasha umwana w'umunyarwanda gutera imbere, kugira ngo nawe azavuga ati uko biri kose mwarandemeye kandi ndabakunda cyane, ngende inuma imasurumenera. Nakubwira ko kandi nanone Bahavu Jeannette muri uyu mwaka wa 2023 habaye amatora mu irushanwa rya Rwanda Best Movie Award. Nakubwira ko Bahavu Jeannette igihembo nyamukuru cyari kirimo cy'imodoka nshyashya ihagaze agaciro karenga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Nakubwira ko nyuma y'uko muri iryo rushanwa yaje kuza kuba the best actress of the year, muri make umukinnyi w'umugore w'umwaka wa 2022, byaje kuza kumuhesha n'amahirwe yo kuba umukinnyi wa filime wakunzwe n'abantu benshi muri 2022, biza kuza gutuma iyo modoka nshyashya tukutuku nshyashya mutongoro ayegukana. Bahavu Jeannette ubu ni imwe mu mitungo yiwe yaje kuza kwibikaho muri uyu mwaka wa 2023 ugitangira. Ciao ciao, mugire umunsi mwiza, ndabashimiye cyane kandi ndabakunda mwese. Ciao ciao, bye.